Yesu ashimwe, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwana n'Imana. Iki gitondo niba waramutse ufite ubuzima ushima Imana kuko ni Imana yabikoze. Ndagira ngo ntangarize abantu muri iki gitondo yuko abantu Imana izadukiza, Imana izadutabara kandi Imana izatujyana mu ijuru. Muri ya Edeni iyo Adamu na Eva bakuwemo, iyo ngiyo Imana izasubizamo. Nubwo turi muri ino si, turi mu ntambara, turi mu ishuri, ariko twizere Imana kuko izadushoboza byose. Abanyarwanda bose mpora n'Imana, n'abumva ururimi rwacu mpora n'Imana. Icyumweru cyiza. Mfashe n'umwanya kugira ngo mbabwire ijambo ryanje ku mutima. Nuko ijambo ryanje ku mutima byanyeretse yuko ibibazo byose uhura nabyo mu buzima, ibi byose biri muri Bibiliya, byanditse muri Bibiliya, kandi harimo n'ibisubizo byabyo muri Bibiliya. Rero usome ijambo ry'Imana, ufate umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, urabona ibisubizo by'ibibazo byawe. Ndagira ngo mbwire akantu, nuko hari igihe uba mu bandi ukabana n'abantu, ikirere cyawe cyarafunzwe, cyaratwikiriwe bitewe n'ibyaha byacu, ibyaha bya ba sokuruza, ibyaha by'imiryango, ibyaha by'igihugu. Ubwo buzima bwose tubamo bugafunga ikirere cyacu kiduhuza n'ijuru. Ariko rero ni ukuvuga ngo muri Bibiliya hari igisubizo nabonye. Igisubizo kiravuga ngo muri Yobu ibice 26 umurongo wa 13 baravuga ngo umwuka w'Imana niwe utera ijuru kurabagirana. Rero ni ukuvuga ngo mu bibazo bifunze ikirere cyawe, mu byafunze ikirere cyawe, ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana wenyine niwe ugomba gufungura ikirere cyawe. Ikirere cyawe kiguhuza n'ijuru kikarabagirana mu izina rya Yesu Kristo, amen.